Iyo utangiye gukundana n'umuntu usanga ibintu byose ari bishya kandi ari byiza, muganira amasaha menshi ku munsi, musohoka kenshi, muhura kenshi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Uba wumva ikiganiro icyo ari cyo cyose mugiranye kiryoshye ndetse yewe mutarekeraho kuganira kuko uba utarabikoze mbere hose. Hanyuma gahoro gahoro uko iminsi igenda iba myinshi mutangira kugira gahunda y'uko mukora ibintu byanyu, mugasohoka nijoro, mukagabana inshingano ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Muri make muba mwatangiye gushyiraho uburyo bw'imibereho bubabereye. Kugira ibyo mukora muhuriyeho mwemeranyijwe cyangwa se routine mu rukundo ni ibintu abantu bashobora kumva ko urukundo rwakonje cyangwa se bakumva ko bashobora kubirambirwa. Kugira uburyo bw'imibereho ihoraho mu rukundo ntabwo bivuze ko abakundana batangiye guhararukwana cyangwa se ngo urukundo rwanyu rube ruri kujya mu marembera. Routine cyangwa se kugira gahunda mugenderaho buri munsi mu rukundo bitanga ishusho nziza ku mibanire yanyu, bituma mukomeza kuryoherwa ndetse yewe bikaramba cyane ugereranyije n'abatagira gahunda mu mibanire yabo. Usanga iyo mwishyiriyeho ko mukora ibintu byanyu, kuganira, gusurana, guhura, gusangira ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye mu gihe runaka, bituma mukomeza guha ishusho nziza ya nyayo umubano wanyu ndetse yewe mukagumya no kwizerana kandi n'indi mirimo ya buri munsi itangiritse. Uretse kuba kwishyiriraho uburyo bw'imibereho nk'abakundana bifasha mu kugira icyerekezo ndetse n'intumbero nziza y'urukundo rwanyu, mu bundi buryo iyo mudashyizeho uburyo bw'imibereho ngo murapanga uko mukora ibintu byanyu, haba harimo kuganira, guhura ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, bishobora gutuma bijya bibagora kubonanirana umwanya kubera imirimo ya buri munsi buri wese aba arimo. Iyi si turimo ibamo imirimo ishobora kugumana umuntu amasaha yose, bigatuma rero kubonera umwanya ukunda ndetse n'abandi bantu b'ingenzi cyane bigorana, yewe ndetse ntibibe cyangwa se bikaba mu buryo budahoraho. Ugasanga rero bigenda bisenya umubano gahoro gahoro aho kuwubaka. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Twabakusanyirije impamvu kugira gahunda no gupanga uburyo bw'imibereho cyangwa se routine mu rukundo bishobora kubaka ndetse no gutuma urukundo n'ukunda ruryoha. Ndetse yewe turarebera hamwe n'utuntu tw'ingenzi ushobora kongera mu byo ukora bya buri munsi, ubundi urukundo rukarushaho kuryoha cyane. Si ibyo gusa kandi turaza kureba nimba hari ugukabya cyane kubaho mu gushyiraho gahunda ndetse n'icyo wakora iyo uri kumva urambiwe cyangwa se utishimiye gahunda mugenderaho ya buri munsi, routine mu rukundo rwanyu. Yewe babakusanyije kandi ugiye no kubibagezaho, ndi Muhire. Reka turebere hamwe uko kugira gahunda y'ibikorwa bya buri munsi bishobora gufasha umubano w'abakundana. Kugira umubano unoze kandi uhamye, nubwo abantu bashobora kwishimira guhabwa ubwisanzure no gukora ibyo bashaka mu mubano runaka, ntibibuza ko iyo bidakozwe neza bituma abantu babihirwa n'urukundo baba barimo. Kugira rero no gukora ibintu bihoraho mwumvikanyeho nk'abakundana cyangwa se bitwita routine, bituma abakundana batekana ndetse yewe bakumva urukundo rwabo ruhamye ndetse kandi rufite imbaraga zihambaye. Ku bantu bafite gahunda yo gukundana birambye ndetse buri wese yariyemeje kuba umufasha wundi, usanga kwizerana ndetse no kutajegajega mu rukundo bifasha kurambana ndetse bikaba byabafasha kugera ku ntego zabo zo kubana igihe babyiyemeje. Ikindi ni ugukomera k'urukundo. Iyo wowe n'uwo mukundana mwageze ku ntego yo guhuza ibintu ndetse mukagira gahunda imwe y'ibyo mukora ndetse yewe nuko mukuza urukundo rwanyu, bituma icyizere buri wese afitiye undi cyiyongera ndetse bikabafasha gukomeza urukundo rwanyu. Ikindi ni ukumarana igihe muri kumwe. Iyo wowe n'umukunzi wawe mwishyiriyeho uburyo mukora ibintu byanyu ndetse nuko muhuza ibikorwa byanyu bya buri munsi mwembi, bibafasha kugira igihe muhura ndetse gihagije kandi mukakibyaza umusaruro mwiza. Kubera ko muba muhuje ibikorwa rero bituma byinshi mu bikorwa byanyu mubikorana.
Ikindi kintu, murushaho kwizerana ndetse no guha agaciro urukundo rwanyu. Iyo wowe n'umukunzi wawe mwahuje ibikorwa bya buri munsi cyangwa se routine, bibafasha kugumya kwizera ko buri wese ari hafi y'undi, ndetse yewe mugatangira kubona umwe atabaho mu gihe undi adahari, mbese bimera nk'aho buri wese yaremewe undi. Ikindi kintu ni uko murushaho kugirirana amarangamutima y'urukundo, ndetse buri wese akumva akeneye undi cyane ndetse kenshi. Kugira ibyo uhuriraho n'umukunzi wawe ndetse mukanabikorana buri gihe, bituma buri wese yumva yahora impande za mugenzi we, ndetse iteka ukumva urashaka umukunzi wawe. Ikindi kintu cyiza cy'ingenzi no kwizerana cyane, kubera gusa nk'aho uhorana n'umukunzi wawe bitewe no guhuza ibikorwa bya buri munsi, byaba igihe muri kumwe ndetse n'igihe mutari kumwe, bituma buri wese akomeza kwizera mugenzi we bitewe no guhora mwimereye nk'aho muri mu isi ya mwenyine. Byongera rero kwizerana ndetse bikanatuma urukundo rwanyu rukura ku rundi ruhande. Ikindi kintu cy'ingenzi cyangwa se akandi kamaro ko guhuza ibikorwa bya buri munsi ku bakundana, routine, ni uko bigabanya imihangayiko n'amakimbirane mu rukundo mu buryo busa n'ubutunguranye. Gukora ibintu bimwe buri gihe ndetse no kugira ibyo muhuriraho, routine, ishobora gukurura intonganya ndetse n'imihangayiko igihe ibyo buri wese yifuza bitagezweho mu buryo buteganyijwe. Cyakora iyo mwabimenyereye mukajya mubiganiraho buri gihe, bibafasha kugabanya intonganya, amakimbirane cyangwa se indi mihangayiko buri wese ashobora kugira mu rukundo rwanyu. Inzobere mu by'imibanire yitwa Sabrine Romanoff avuga ko kugira imibereho iteguye ya buri munsi bakundana bahuriyeho cyangwa se routine, bituma bakundana bahuza imibereho yabo ndetse yewe bakayikuza nk'umuntu umwe. Bituma kandi babasha kuvumbura aho imbaraga nkeya zabo ziri mu rukundo rwabo, kugira ngo babe bafashanya mu gusunika urukundo rwabo, bityo umubano wabo ukagumya gusagamba. Dore ibindi bintu rero by'ingenzi wakorana n'umukunzi wawe umunsi ku munsi, bikarushaho kubakomereza urukundo mwembi. Icya mbere ni ukugendana n'amaguru mu gitondo mwembi. Byagaragaye ko gukora urugendo n'umukunzi wawe mu gitondo bituma kuba kumwe bifasha urukundo rwanyu, mbese kandi no kuba ari siporo bituma mubona umwanya wo gutembera ngo arebe ibyo Imana yaremye, ndetse mugasobanukirwa n'imbaraga z'urukundo. Iyo akazi rero katabemerera kubikora buri gihe, mwajya mubikora muri wikendi, nabyo byabafasha. Ikintu cya kabiri ni ugusangira ibyo kurya bya nijoro. Mu gihe nta kibabangamira kuba wasangira ifunguro rya nijoro hamwe n'umukunzi wawe, byafasha urukundo rwanyu ndetse no kumva ko muri kumwe. Mushobora kubikora mubana cyangwa se mutarabana. Mushobora kandi gufatanya kubitegura cyangwa se mukagabana inshingano, umwe agategura undi akaba akora amasuku. Ikindi kintu ni ugusukura amenyo muri kumwe. Ese wari uzi ko burya n'akantu gatoya cyane nko gusukura amenyo ushobora kugakorana n'umukunzi wawe, bikaba byabakomereza urukundo ndetse n'umubano. Ikindi kintu burya ngo ni ukurebana televiziyo muri kumwe. Ni byiza kuba wafata akanya wowe n'umukunzi wawe mugahitamo filime cyangwa se ikiganiro mwembi mukunda mukakirebana. Bino nabyo bikomeza kunoza umubano wanyu ndetse bigatuma mudahararukwana. Ikindi ni ukuba mwapanga gusohokana mu ijoro. Ese wari uzi ko wowe n'umukunzi wawe mwaba mubana cyangwa se mutarabana, mushobora gupanga umunsi umwe byibuza mu cyumweru mukaganira ahantu musohokera mu ijoro. Ushobora kujya kubyina, gufata akantu ko kurya cyangwa se kunywa, cyangwa se yewe mukajya kurebana filime mu mazu abyerekana. Ibingibi ni byiza kubikora wirengagije ko wowe n'umukunzi wawe muba muhorana mu nzu cyangwa se musangira hamwe. Bino bituma buri wese
abona imbaraga buri umwe ashyira mu mubano wanyu. Binafasha kandi kongera kubona urukundo rwanyu nk'aho ari rushyashya. Ikindi kintu mwakora ni ukugerageza ibintu bishya muri kumwe. Burya kugerageza gukora ibintu mutari musanzwe mukora ndetse no kwiyemeza ibintu bikomeye cyane kugira ngo mumenyere ndetse mubashe no guhangana n'ibintu muhura nabyo mu buzima. Binafasha kandi kurushaho kumenyana hagati yanyu. Mushobora kugerageza gukora ibintu mutari musanzwe mukora, kurya ibintu mutari musanzwe murya, kujya ahantu mutari musanzwe mujya ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikindi kintu mwakwimenyereza gukora buri munsi wowe n'umukunzi wawe ni ukujya gutemberera ahantu kure cyane muri kumwe. Ni iby'ingenzi ndetse byashoboka kuba wapanga ahantu mwembi mutemberera nka kabiri mu mwaka, ndetse yewe mukigenera akaruhuko bitewe n'akazi buri wese akora. Byaba byiza cyane ku rukundo rwanyu ndetse mukarushaho kumenya ahantu hashya munagura urukundo rwanyu. Dore rero ibyo wakorana n'umukunzi wawe bigatuma murushaho kuganira ndetse no guhanahana amakuru neza. Usangizanye ibyo buri wese apanga. Reka umukunzi wawe amenye gahunda zawe ku munsi, ibyo uteganya gukora ndetse n'ibiguteye ubwoba, kugira ngo amenye isi yawe y'inyuma ndetse n'ibiri indani muri wowe. Iyo mwemeranyije gusangizanya ibijya mbere kuri buri wese, byubaka urukundo, icyizere ndetse no kumva muri kumwe kuri buri wese ndetse na buri kimwe, kabone n'ubwo mwaba mutari kumwe. Ikindi kintu cy'ingenzi ni uguhanahana amakuru mu munsi. Iyo utari kumwe n'umukunzi wawe, kwandikirana hagati mu munsi igihe utekereje ku mukunzi wawe bituma abona ko muri kumwe, bigatuma agira akanyamuneza kuri kumutekerezaho, bigatuma kandi nawe yumva ko muri kumwe. Ushobora no kumwandikira mu karuhuko ka saa sita cyangwa se igihe ubonye ufite akanya ndetse uri kumutekerezaho cyane. Ikindi kintu cy'ingenzi cyo gukora ni ugusangizanya uko umunsi wa buri wese wagenze. Iyo muvuye ku kazi kanyu ka buri munsi, ni byiza gusangizanya uko byagenze, uko buri wese yiyumvaga, ibyo yize, ibyo yabonye ndetse n'ibyabababaje mwembi. Bino bibafasha kugirana inama, gushyigikirana igihe bitagenze neza ndetse no kwishimira ibyiza mwagezeho. Ikindi kintu cy'ingenzi ni ugusuhuzanya mukibyuka ndetse no gusezeranaho mugiye kuryama. Nubwo mwaba mutabana ndetse we mufite igihe gitandukanye, ariko ntibyababuza kwishyiriraho igihe mwahuriraho mukajya musuhuzanya mubyutse ndetse mugasezeranaho mugiye kuryama, kubera ko ibi ngibi nabyo bituma urukundo rukura ndetse buri wese akumva ko ari kumwe na mugenzi we. Dore noneho ibindi bintu wakorana n'uwo mukundana bigatuma mukomeza kugirirana amarangamutima y'urukundo. Hera ku mukunzi wawe mukibyuka. Mbere yo gusingira telefone yawe, singira uwo ukunda, banza umubaze ko yaramutse amahoro, muhoberane ndetse munarebane mu maso agahe gato mbere yo kubyuka. Ndetse kandi musangizanye umunsi wanyu uko ugiye kugenda, bizabafasha kumva buri wese ari hafi y'undi ndetse bizanatuma akazi kanyu kagenda neza. Mbere yo kuryama kandi soma umukunzi wawe, umubwire ngo ijoro ryiza. Nubwo mutakora imibonano buri joro nk'abashakanye, ariko burya akabizu ka nijoro mbere yo kuryama bifasha abashakanye kuryamana akanyamuneza ndetse no kumva baryohewe n'urukundo. Iyo muri kurebana filime cyangwa se ikiganiro kuri televiziyo mukunda, yegamiza umukunzi wawe. Bino bituma mwembi mwumva mushyigikiwe ndetse muryohewe n'urukundo rwanyu. Bino mushobora kubikora nijoro muri kumwe. Ibi kandi bituma iteka buri wese yumva ashaka undi. Ikindi kintu cyo gukora, muhoberane igihe muhuriye mu rugo muvuye ku kazi. Wowe n'umukunzi wawe igihe muvuye ku kazi, muhoberane birambuye ndetse mugaragarizanye ko mwari mukumburanye cyane. Byose bituma murushaho kuryoherwa n'urukundo rwanyu ndetse umubano wanyu ugakomeza gusagamba. Ikindi kintu cyo gukora, mufatane ikiganza igihe muri gutembera cyangwa se muri kumwe hanze yo mu rugo. Uretse kuba bibashimisha namwe ubwanyu, burya binereka abantu bose ko muri kumwe kandi ukundana cyane.
Ikindi kintu, mwishyirireho uburyo bwo gukora imibonano hagati y'abashakanye. Ni ikintu gishobora gukorwa bitandukanye ku makupure atandukanye. Bisaba rero kubiganiraho mukihitiramo ibibabereye byiza, ndetse n'igihe cya nyacyo mwajya muyikorana. Hari abashobora guhitamo mu gitondo babyutse cyangwa se nimugoroba. Byose biterwa nuko mwabiganiriyeho mukabiha umurongo. Birabafasha cyane ndetse mugakomeza kuryoherwa nabyo, bitewe nuko mwembi muzi uko mugenda mwubaka urukundo rwanyu. Twakwibaza tutese, birashoboka ko kugira ibintu muhuza nk'abakundana bishobora gusenya byinshi mu rukundo aho kubyubaka bitewe no kubikora iyo byakabije. Iyo nta dushya mugaragarizanya, iyo wowe n'uwo mukundana mukora ibintu bimwe buri gihe, nta gashya karimo cyangwa se kureka buri wese akisanzura, bituma murambirwa vuba cyane, mukaba mwambirambirwa mukabivamo. Guhora musubiramo ibintu kenshi, iyo mu rukundo rwanyu muhora mukora ikintu kimwe mudahindura ngo mutegure ibindi bishya, bituma umubano wanyu urambirana, hanyuma ibyo mwakoranaga buri gihe cyangwa se mugapangana bikaba bihana. Kwishingikiriza cyane, igihe cyose wishingikiriza ku mukunzi wawe cyane cyangwa se ku byo mwagennye bya buri munsi, ukabikora mu buryo bukabije cyane utiha umwanya, bituma utakaza umwihariko wawe, ugatangira kumva ko urukundo rwanyu rutaguha agahenge na busa. Kudahuza cyane, iyo mwimakaje ibyo mukora bya buri munsi cyane, ukibagirwa umwanya wo kwitanaho ndetse no gushimishanya, bituma mutakaza umwimerere w'urukundo ruri hagati yanyu. Bisaba ko rero nimba mugennye ibyo muzajya mukora bya buri munsi, mukomeza no kwitanaho nk'abakundana. Gukomeza ibintu, kugerageza guhatiriza no gukoresha imbaraga cyane kugira ngo ibyo mwiyemeje mubigereho, bituma ahubwo nta mpinduka mubasha kubona na nkeya. Inzobere zivuga ko gukomeza ibintu cyane ngo ni ukugira ngo mushyire ibintu ku murongo ndetse mu buryo buhoraho, nta ngaruka nziza mu mibanire bitanga, ahubwo biba byiza twize kwiyoroshya ndetse no koroshya ubuzima kugira ngo byose birusheho kugenda neza. Hari ibyo rero wakora igihe warambiwe ibyo mugenderaho mu rukundo bya buri munsi cyangwa se routine. Mwongere mupange gahunda. Niba murambiwe ibyo mwapanze gukora buri gihe, nicyo gihe ngo mwongere mubiganireho n'umukunzi wawe, ubundi mwongere murebe ibyababera byiza mwajya mukora kandi bikabafasha. Si ibyo gusa kandi ushobora no guhindura imibereho yawe ubwawe, uburyo ukunda ndetse no kugaragaza iterambere mu mibereho yawe. Ikindi kintu cyo gukora, muhindura ibintu bitari kugenda neza. Byaba byiza cyane mufashe bya bintu bitari kugenda neza mu buryo mwiyemeje, mukabihagarika, ubundi mugashaka ibindi byababera byiza. Uko umarana igihe n'umukunzi wawe bizabafasha guhindura ibitagenda neza, ubundi mwishyirireho indi mibereho ibabereye. Nimba mwaryaga umureti buri gitondo ukabona nta buryohe bizana mu rukundo, mugerageze musohoke mujye kurya baga, mutembere muri weekend nimba mutabikoraga ndetse n'ibindi. Ikindi kintu cyo gukora, mugerageze gushyiraho ibintu bibahuza. Iyo mugize ibintu muhuza n'ubuzima bwanyu bwa buri munsi, bituma mubasha kubonanirana umwanya, mugahuza kandi mukumva mutekanye. Mushobora gusangira agakawa muri kumwe, mushobora kuzanira icyo kurya cya mu gitondo umukunzi wawe akibyuka. Kunda ibintu bishya mukunda mukabikorana, cyangwa se ibindi bibahuza n'abantu muri weekend. Ikindi kintu cy'ingenzi mwakora ni ugusangizanya ibintu bya buri wese undi atazi. Birashoboka ko haba hari ibintu buri wese aba akunda ariko atarabibwira mugenzi we. Ibi ngibi bishobora kuba playlist y'indirimbo mukunda cyangwa se buri umwe akunda, cyangwa se mwakundaga kera, buri wese agasangiza undi, ndetse no kujya mu bitaramo by'abahanzi mwakundaga kera muri bato. Izo usanze hari uburyo bwihariye ubanye n'umukunzi wawe, ibyo mukorana se mubikorana buri munsi, ubona hari icyo bibamariye se, twandikire muri comment tuganire. Burya kugira umubano mwiza ndetse n'urugo rwiza
biterwa n'uburyo mwishyiriraho ndetse mugahuza. Ikiganiro cyo ni Ruganze, ngewe wabikusanyirije kandi wabagezagaho, ndi Muhire.